Uyu mukobwa mureba yaraje gusorwa n'aba bodyguard mu nzu. Umukobwa akibona bodyguard ubwoba bwaramwishe ariko atangira kwitegura imirwano. Ubwo bodyguard yaje agiye gufata kuri uwo mukobwa ashaka kumusohora. Umukobwa akibona yuko bose bamuteraniye yahise apanga uburyo ki agiye kwirwanaho. Ubwo bodyguard acyataka umukobwa mu gisebo cyinshi, umukobwa yahise yirwanaho arangije aba aramusunitse amugushije ku ntebe. Ubwo umukobwa wari uhari ntabwo nzi ngo ashinzwe iki, yari arimo kogeza avuga abwira bodyguard ngo nibarwane. Ubwo umukozi wo mu rugo nawe yari ari aho ngaho, nawe byamucanze yabuze icyo akora. Ubwo undi nawe yari ari aho ngaho ari kogagezaho kugira akize abantu, ariko ari kuvuga ati barwane. Ubwo umukobwa yagerageje kumukoraho, akimukoraho umukobwa amukubita urushyi. Umukobwa yakubise abantu batatu icyarimwe. Ubwo wa mukozi wo mu rugo yarasohotse ajya hanze, arangije atangira guhamagara kuri telefone. Ntabwo tuzi ngo yari ari guhamagara nde. Ubwo muri ako kanya turabona umukozi wo mu rugo w'umuhungu aza yirukanka. Ubwo yazaga yirukanka hari imodoka yari kuvuza amahoni iri kuza ishaka yuko bayikingurira ku gipangu. Wa mukozi w'umuhungu wo mu rugo yarakinguye, imodoka tubona irinjiye mu gipangu, ntabwo tuzi ngo ninde wari winjiye. Ubwo wa mukobwa w'umukozi wo mu rugo nawe yaje yihuta, arangije aza asanga wa muntu wari uri mu modoka. Ubwo turabona wa muntu wari uri mu modoka asohoka mu modoka aza kubonana na wa mukobwa afite igihunga cyinshi. Ubwo wa muntu wari uvuye mu modoka aramubaza ngo niki cyabaye aha ngaha. Ubwo wa mukobwa yaramubwiye ati hano hari ikibazo gikomeye. Ubwo wa mugabo wari uvuye mu modoka aramubaza ngo niki kibazo cyabaye. Ubwo wa mukobwa yaramubwiye ati nta gihe dufite cyo kuvuga ibyo ngibyo, reka twinjire mu nzu urebe uko bimeze. Ubwo barirukanse bagana mu nzu, wa mukozi wo mu rugo nawe asigara hanze arangaguzwa. Sinzi ngo n'iki nyine cyari kibaye, gusa nyine twiruka dusiga mu nzu hariho imirwano ikomeye cyane. Ubwo tugaruka hano mu nzu turabona wa mukobwa wazengereje abantu, turabona bodyguard ari hasi, turabona wa mukobwa ari hejuru nawe bari kumukubita yananiwe gukiza, bose bamutinye cyane. Ubwo wa mukobwa n'amahane menshi yari ari kuvuga ati uranyegera ndagukubita kino kirabyo mu mutwe. Ubwo nyuma y'akanya gato turabona wa mukozi wo mu rugo w'umukobwa nawe yinjira muri ya salo ahandi hari kubera rwa rugamba. Ntabwo tuzi ngo abantu bari kurwana nyine barimo barapfa iki. Ubwo wa mugabo yarinjiye mu nzu, arangije bose tubona barikanze, arangije ababaza ati niki kiri kujya mbere ahangaha. Ubwo bose babaye basa n'abikanzemo. Ubwo wa mukobwa wari wananiwe gukiza yatangiye kuvuga ati uyu mukobwa w'inyamaswa yashaka kwica uno musekirite. Muri make uko tubibona uyu mukobwa yatangiye kwisobanura, aravuga ati nyakubahwa, aba bantu baje bandwanya, nari mfite kwirwanaho njye ubwanjye, niyo mpamvu ubona nateje akajagari aha ngaho, niyo mpamvu uri kubona ndimo ndarwana. Ubwo wa mugabo wari uje, sinzi ngo nimba aziranye n'uyu mukobwa, ntabwo mbizi, yaramubwiye ati itonde ihangane ibi ngibi biraza kugenda neza. Ubwo wa mukobwa wari wananiye gukiza yatangiye kuvuga ati papa. Ubwo ikigaragara cyo ni uko uyu mugabo wari winjiye ari papa w'uriya mukobwa. Ntabwo tuzi ngo uriya mukobwa warwanaga n'iki kuri uno mugabo. Ubwo yakomeje atongana yita uno mukobwa inyamaswa. Ubwo turabona wa bodyguard abyutse asa nk'umuntu wavunitse izosi. Ntabwo tuzi ngo ni iki cyatangije intambara, ntabwo tuzi ngo ni iyihe mpamvu abantu barwanaga. Mbere y'uko dukomeza, reka tubanze tumenye imvo n'imvano y'ino mirwano ibereye muri ino nyubako, tumenye ngo ese uyu mukobwa ari kurwanira iki. Ese aba bose ko mbona bose bari kurwanya uriya, ni iki umukobwa ari kuzira. Tumenye ahantu nyine iyi nkuru yaba itangira, se tumenye ibi byose biri kuba ni iyihe mpamvu iri gutuma nyine bibaho. Dutangiriye ahantu mu cyaro, turabona wa mwana w'umukobwa twatangiye tubona asa nkaho ateza intambara ahantu mu nyubako. Turabona ari mu cyaro, ntabwo nzi ngo ni iki nyine, ni gute yavuye aha ngaha, ni gute yageze muri iriya nyubako. Gusa turabona umwana w'umuhungu aza amuhamagara ngo Lucy. Ikigaragara cyo uyu mwana w'umukobwa aba yitwa Lucy. Ubwo wa mwana w'umuhungu aza yirukanka amubaza ati Lucy, ntabwo nigeze mbona boyfriend wawe, ntabwo ndabona ushaka. Ikigaragara cyo uyu mukobwa asa nkaho nyine ameze nk'umuntu wari warabuze umugabo. Bantu mwabuze abagabo rero, tumureke turebane kano gafilime.
filime uragakuramo inyigisho nyinshi cyane. Ikigaragara cyo uyu musore yari ari gukina ku mubyimba n'umwana w'umukobwa amubwira ati ejo twari dutegereje mariage yawe ariko ikiriho umugabo wawe yakoze mariage na sister wanjye. Akomeza kumubwira ati yego nibyo umugabo wawe yakoze mariage ejo hashize na sister wanjye, ikiriho nuko nakubwira yuko wowe ukiri single. Uno mwana w'umuhungu yakomeje kumukomeretsa amubwira ati uracyari single, buri wese arakuzi muri kino cyaro, turabizi yuko nta mahirwe meza ugira, ubwo ngubwo yashaka kuvuga yuko ameze nyine nka ba bakobwa batera umwaku. Ndakeka hano mu Rwanda ibyo bintu musa nkaho mubizi. Uno muhungu yakomeje nyine kumubwira ibintu byinshi. Umwana w'umukobwa turabona asa nkaho nyine yari ameze nk'umuntu ubabaye, nta kintu na kimwe aramusubiza. Ubwo n'umwana w'umuhungu yaramubwiye ati ibyo nkubwiye biragutunguye, ndabizi neza ntabwo bigutunguye kuko nawe urabizi neza yuko nta mahirwe ugira. Ubwo uyu mwana w'umuhungu yatangiye kuzanamo ibintu by'inzika z'umuryango, aravuga ati papa wawe yibye ubutaka bwacu, famili yacu. Aramubwira ati nta muntu umwe uzigera ubushaka kubera ibyo papa wawe yadukoreye. Ubwo disi wa mwana w'umuhungu yakomeje gukomeretsa wa mwana w'umukobwa ko twabonye ko yitwa Lucy. Arangije akomeza kumubwira amagambo mabi. Wa mwana w'umukobwa yararakaye, arangije amukubita igikapu yari afite. Ubwo wa mwana w'umuhungu nawe akibibona ntabwo yabyihanganiye, baratangiye nyine bararwana bafatanamo. Mu gihe bari barimo bararwana turabona imodoka yari iturutse hariya, ntabwo tuzi ngo ninde wari uyijemo. Ikigaragara cyo wa mwana w'umukobwa yari yivuganye wa musore. Turabona umusore ari hasi, umukobwa ari hejuru. Ubwo wa muntu wari uje mu modoka yaje asa nkaho nyine abona abantu bari kurwana, asa nkaho aje gukiza. Ubwo wa mwana w'umukobwa aho yari ari hejuru, umuhungu ari hasi, yari ari kubwira umusore amubwira ati ndakuvuna amaguru yawe ndayangiza. Ubwo disi wa mwana w'umukobwa yari afite agahinda arimo kurira avuga ati ngo nta muntu n'umwe uzanshaka, ibyo ngibyo bikura he? Ubwo yakomeje amukubita inshyi uko ashoboye. Wa mugabo wari uvuye mu modoka nawe araza, ntabwo tuzi ngo ninde ariko aje gukiza. Ubwo wa mugabo yatangiye gukiza ababwira ati murimo murapfa iki? Ubwo wa mugabo yaravuze ati nyine haguruka. Ubwo disi wa mwana w'umukobwa mu gahinda kenshi yabuze n'ubwisobanuro, atangira gutunga agatoki uriya mwana w'umuhungu ameze nk'aho ashaka gusobanura wa mugabo nyine ibintu byari biri kuba. Ubwo disi agahinda karamufashe, arangije yerekera umuhanda basiga aho ngaho. Ubwo wa mugabo nawe asigara areba wa musore yibaza ikibaye. Ubwo wa musore nawe bendaga kwica, arangije aratangira avuga ati yataba wowe udukijije. Ubwo nyine muri make yashaka kugaragaza yuko nyine ari guhitana uriya mwana w'umukobwa kandi asa nkaho ibyo twabonaga umukobwa yari yamuganjije byatari. Ubwo wa mugabo we yagumye aho byamucanze, areba uwo mwana w'umusore bendaga kumaramo umwuka, asigara aho ngaho byamucanze yibaza nyine icyari kiri kujya mbere aho ngaho. Ubwo tukiva hariya turabona wa mwana w'umukobwa asa nkaho nyine yari ameze nkaho ageze mu rugo. Turabona undi musore nawe asa nkaho aje kumureba mu rugo. Ubwo barasuhuzanyije. Turabona uwo musore asa nkaho nyine avuga ururimi rw'igifaransa, nyine urabizi akenshi muri Nigeria bakunda gukoresha ururimi rw'icyongereza, ariko uyu nguyu we turabona asa nkaho yakoreshaga igifaransa. Arangije aramubwira ati wakicara. Bigaragare yuko nyine uyu mwana w'umukobwa asa nkaho nyine azi icyongereza kandi avuga n'ururimi rw'igifaransa neza. Ubwo uyu musore yakomeje kuvuga amubwira icyari kimuzanye. Arangije ariko uko yavugaga yabonaga umwana w'umukobwa asa nkaho atishimye. Arangije aramubaza ati niki cyakubayeho? Ikigaragara cyo n'umwana w'umuhungu nyine yari amaze igihe kinini arimo arashaka n'umwana w'umukobwa ariko nyine atarimo kumubona. Ubwo wa mwana w'umuhungu yaramubajije ati naje kukureba ariko ukuntu uko ndi kubona umeze nk'umuntu wari umeze nkaho wari ufite umuntu murimo murarwana, ntumbaze ngo yabikuye he? Ubwo wa mwana w'umukobwa mu marira menshi yaramubajije ati, ubwo yaramusubije arangije aramubwira ati nyakubahwa ndumva nshaka kujya mu rugo, mfite ibintu byinshi bindi mu mutwe bindemereye. Ubwo yarakomeje aramubwira ati reka ngende ejo nshobora kuzagaruka. Ubwo wa mwana w'umukobwa yarahagurutse, wa musore nawe asigara ku ntebe asa nkaho
yishimye nawe ababaye ari kwibaza nyine icyabaye ku mwana w'umukobwa, ibintu bisa nkaho nyine byamucanze. Barakwereka wa mwana w'umukobwa ari mu muhanda ari kugenda aganira n'undi mwana w'umukobwa. Ubwo wa mukobwa wundi bari kumwe aramubwira ati uriya mugabo w'igicucu yangije umutima wawe. Disi bigaragare yuko uyu mwana w'umukobwa asa nkaho hari umugabo nyine bakundanaga cyangwa se bendaga kubana, yarangiza agashaka undi mugore, yarangiza we akamureka. Ubwo wa mwana w'umukobwa bari kumwe yakomeje kumuganira amubwira ati birababaje cyane, umuntu wamutegereje imyaka 3 ariko byose bisa nkaho kuba waramutegereje imyaka 3 byose byarangiye ejo hashize. Ubwo Rusi yaramusubije amubwira ati please wamfasha ugahagarika kuvuga ibijyanye n'ibyo ngibyo. Ubwo muri make nyine ntago uriya mwana w'umukobwa bita Rusi nyine yari akeneye umuntu ukomeza kumwibutsa ibyahise. Ubwo Rusi yakomeje kuganira wa mwana w'umukobwa amwe ati ndakwinginze tubireke mfite examen y'igifaransa ejo. Kigaragara cyo wa mwana w'umukobwa nyine yari afite ikizami. Ubwo wa mwana w'umukobwa yakomeje kuganirira wa mushuti wiwe, arangije amubwira nyine usa nkaho ubona ababaye. Rusi yarababaye cyane kubera yuko ibyari byamubayeho byari byamushenguye umutima cyane. Turabona kuri uru ruhande turabona abagabo babiri basa nkaho bicaranye, basa nkaho bari kuganira. Ubwo umwe uno mubona wambaye ishati ijya gusa n'umweru aramubaza ati inshuti yanjye iki cyabaye, uracyaba hano mu cyaro? Ubwo ikigaragara cyo abangaba bombi uko ari babiri bashobore kuba bari abashuti mu bihe byashize, ariko umwe yaza kujya mu mujyi undi asigara mu cyaro. Ubwo yakomeje kumuganira amubwira ati Thomas yarabimbwiye neza uracyaba mu cyaro. Ubwo ntago mbizi, ntago nzi impamvu nyine ari gukomeza amubwira ibyo ngibyo byose. Ubwo yakomeje kumubaza niki cyakubayeho, amubwira ati ndabizi neza wabonye akazi ko kwigisha. Ikigaragara cyo no umupapa wambaye ishati y'igitenge asa nkaho nyine ari umwarimu. Ubwo yakomeje kumubwira ati umaze imyaka 30 wigisha. Ubwo nyine ntago nzi impamvu yakomeza kumubwira gutya, ariko ikigaragara cyo n'umugabo wundi ntago yari abyishimiye. Aramubwira ati aho twigaga wari umunyeshuri mwiza. Ikigaragara cyo nyine ni inshuti nyine kwa kundi inshuti ziba zariganye. Uyu musaza, aba basaza bombi uko ari babiri nyine bahoze nyine bari inshuti kuva na kera nyine bariganye. Ubwo wa musaza yakomeje kumubaza aramubwira ati ni story ndende n'ibyo ndabyumva, ariko gerageza uyigire story ntoya. Ubwo ikigaragara cyo no musaza nawe nyine yashaka kumenya ibyabaye nyine kuri uno musaza wundi. Ikigaragara cyo ntabwo baherukanaga cyane. Ubwo bakiganira ari kumubwira nyine yuko byamugendekeye, turabona wa mukobwa Rusi asa nkaho nyine yinjira nyine muri rwa rugo. Ntabwo tuzi ngo yaraje gukora icyanga, ariko ibyo ari byose Rusi ashobora kuba ari umwana w'ahangaha. Ubwo yari abaciyeho asa nkaho atabasuhuje, bose baramwitegereza, ariko ageze imbere arangije bose arabasuhuza. Ubwo Rusi yaravuze ati ugire umunsi mwiza nyakubahwa. Ubwo ba basaza barebanye, wa wundi aramubaza ati uyu nguyu ni umukobwa wawe? Ubwo wa musaza wundi aramubaza ati yego ni umukobwa wanjye. Ubwo ngubwo wa musaza yahise amuhamagara aramubwira ati Rusi. Ubwo nyine yamusabye kuba nyine yavugana nyine na Chief Elsa. Nyine uyu musaza nyine aba yitwa ngo ni Chief Elsa. Ubwo papa wa mukobwa yakomeje kumubwira ati nakubwiye nyine ibijyanye nawe nyine kuva na mbere. Ubwo yakomeje kumubwira ati aramubwira ati twarakuranye nyine tukiri abana. Ubwo Rusi Disi yari umukobwa warezwe, arangije aramubwira ati muhawe ikaze nyakubahwa. Ubwo Disi Rusi yakomeje kwinjira mu nzu n'ibyubahiro byinshi, bigaragara yuko ari wamba abana bo mu cyaro nyine baba bararezwe bose, aho bari basigara nyine bamuhanze amaso. Ubwo bararebanye, ikigaragara cyo nuko nyine basigaye nyine barimo baramuvugaho. Ubwo papa wa Rusi yarahagurutse asa nkaho nyine yerekeza mu icyo ari byose yari agiye kuvugana na Rusi. Ubwo na wa wundi nawe asigara yicaye hanze. Ubwo Rusi yageze mu nzu atangira kurira. Ibyo ari byose nyine Rusi ashobora kuba nyine yari arimo kurizwa na bya bindi byose byamubayeho, nyine kwiyakira bisa nkaho nyine ari inkuru nyine isa nkaho nyine yari yamunaniye kuyakira. Ubwo papa wa Rusi yarinjiye amusanga mu cyumba, arangije amubaza ati Rusi niki kijya mbere, niki cyakubayeho? Ubwo yaramubajije Rusi mu kwihagararaho, arangije amubwira ati papa meze neza nta kibazo.
ubwo se yahise amusubiza amubwira ati ariko uri kumbwira oya ariko ndabona urimo kurira. Ubwo yaricaye arangije aramubwira ati mbwira ni iki kijya mbere. Ubwo Rusi yabwiye papa we aramubwira ati papa mu nzira yanjye ndimo ndajya kureba Miyo nahuye na Moses, nkimara kubonana nawe yatangiye kunseka, arangije ambwira nabi arambwira ati ntabwo nzigera mbona umugabo. Yakomeje kumbabaza cyane ambwira amagambo mabi, arangije akomeza kugenda mu cyaro abwira buri umwe wese nyine avuga buryo ki ntazigera mbonamo umugabo. Akomeza kongera anambwira ati nta mahirwe mfite nyine ngo ndi umuteramwaka. Ubwo disi se yahumurije umwana wiwe arangije aramubwira ati urimo kumva ibyo bintu bidafite shingiro, ntubyiteho ibyo ngibyo nta gisobanuro bifite, ntacyo bimaze. Arangije aramubwira ati umukobwa wanjye ni uw'igiciro gikomeye cyane, umukobwa wanjye uri uw'igiciro gikomeye cyane. Ikigaragara cyo uyu mukobwa Rusi yakomeje kurira, arangije abwira papa wiwe aramubwira ati papa reba neza nakundanye na Chicken imyaka 3 yose irashira, ariko reba yansize papa yansize. Ikigaragara cyo ibyo abantu bavuga bisa nkaho nyine ari ukuri, none yagiye gushaka undi mukobwa wibereye mu mujyi. Ndakeka ikibazo wenda ari uko naba mba mu cyaro papa. None reba nanone Ruta nawe yandetse, nawe yantaye. None reba na John yakoze ubukwe nubwo ari ubwo mu cyaro ariko yakoze ubukwe. Nyuma y'imyaka yose yarangaragaje nk'umukunzi wiwe ntegereje, ariko ndebera ibintu bikomeje kumbaho papa. Ubwo papa wiwe yakomeje guhumuriza umukobwa wiwe aravuga ati mukobwa wanjye wikomeza kumva ayo magambo y'ubucucu, ibyo bintu nyine bitumvikana nyine bakomeza kukubwira. Tuza mukobwa wanjye, ntugire ikibazo, buri kimwe cyose kiraza kugenda neza. Ubwo Rusi yakomeje kurira. Ubwo wa mugabo yasohotse mu nzu arangije agaruka kureba wa musaza yari yasize hanze. Ubwo wa musaza akigaruka hanze, wa wundi yahise amusubiza amubwira ati namaze kubona impamvu afite modu nyine imeze kuriya. Ubwo numbaze ngo yari abonye. Ubwo wa musaza yaramubajije ati niwe mukobwa wawe wenyine ufite? Ubwo papa wa Rusi yaramusubije arangije amubwira ati yego niwe. Ubwo papa wa Rusi yakomeje kubwira wa musaza arangije aramubwira ati ibintu byose by'ubona byabaye kuri Rusi byose ni amakosa yanjye. Ntumbaze ngo uyu musaza ni ayahe makosa yakoreye Rusi. Ubwo yakomeje kumuganiriza arangije aramubwira ati nagize trauma ikomeye cyane. Ubwo yakomeje kumuganiriza arangije aramubwira ati ntabwo nigeze muha ubuzima bwiza nyine bwo yari akwiriye. Ubwo arangije aramubwira ati ubwo Rusi ntabwo yigeze anasoza segonderi yiwe. Ubwo wa musaza aramubajije ati ese none ubwo ngubwo ni iki akora ubu ngubu? Ubwo yaramubwiye ati arimo kwiga nyine Gifaransa nyine. Ubwo muri make ni kwa kundi gavumenti nyine abantu baba baracikije amashuri nyine ikaba yazanaho uburyo nyine bwo kuba wakiga indimi, ariko atari mu buryo bwo kwiga nyine ngo ube wabona digiri runaka. Ubwo disi umusaza wabonaga asa nkaho nyine afitiye icyizere umukobwa we, avuga yuko nyine afite icyizere yuko umunsi umwe umukobwa wiwe ibyo ari kwiga nyine bizagera ahantu bimugeza heza cyane. Barakwereka umunsi ukurikiyeho wa musaza twabonaga mu rugo kwa Rusi yari ari mu modoka, ntabwo tuzi ngo ari kwerekera hehe. Ubwo kuri uru ruhande turabona Rusi asa nkaho arimo aravoma amazi. Ubwo yavomaga amazi yumvisha umuntu usa nkaho ari kuza mu rugo asa nkaho yikanga. Mu kwegera imbere yabonye ari wa musaza uherutse kubasura nyine wari ugarutse mu rugo. Ubwo Rusi yamuhaye karibu mu rugo. Ubwo wa musaza yabaje Rusi umeze ute? Ubwo ibyo ari byo byose bisa nkaho nyine hari haciyemo iminsi myinshi, kuko Rusi yaramubaje nyakubahwa ndakwibuka nyine ubwo nyine wazaga mu rugo. Ubwo wa musaza yatangiye gusobanurira Rusi uburyo ki yakuranye na papa wiwe, amubwira n'ukuntu baciye mu bintu byinshi. Wa musaza yahise amubaza ati papa wawe yaba ari mu nzu? Ubwo Rusi mu ijwi rituje yarangije ahita amubwira ati yego papa arahari. Ubwo Rusi yatangiye guhamagara papa. Ikigaragara cyo papa wa Rusi yari ari mu nzu, aratangira avuga ati dadi. Ubwo papa wa Rusi aho yari ari mu nzu yahise avuga ati yego umukobwa wanjye. Ubwo Rusi adatinzemo yahise amubwira ati papa inshuti yawe nanone iri ahangaha.
ubwo papa wa Rusi yaraje asuhuzanya na wa musaza arangije aramubwira ati nyakubahwa hari ikintu wibagiriwe ahangaha? Ubwo wa musaza arangije aramubwira ati yego. Ubwo Rusi aho yari ahari yarabirebye arangije avuga ati kanigendere nyine abasigaho ngo baganira ibyabo. Ubwo akigenda wa musaza arangije ahita amubwira ati Rusi, ahita amuhamagara. Rusi akibyumva yahise akebuka arahindukira. Ubwo arangije aramubwira ati Rusi, nawe ukeneye nyine ahangaha, nyine ukenewe ahangaha, ntago nifuza yuko ugenda. Papa wa Rusi aramubwira ati zanira chifu intebe. Ubwo Rusi yinjiye mu nzu ajya kumuzanira intebe nk'uko papa we yari amutegetse. Ubwo Rusi yazanye intebe arangije baratangira baraganira. Ubwo papa wa Rusi yahise abaza wa musaza aramubwira ati biragaragara nkaho hari ikintu nyine ufite nyine mu bitekerezo byawe. Ubwo wa musaza ahita amubwira ati yego nibyo wabimenya. Ubwo wa musaza yahise amubwira ati mu by'ukuri ntabwo nzi uburyo ki nyine nabivugamo, ariko arangije amubwira ati icyanzanye naje kuba nakubaza nyine ku bintu bijyanye na mariage. Ubwo papa wa Rusi ahita amubaza iyihe mariage ushaka gushakana n'umukobwa wanjye? Ubwo wa musaza yahise yitangurana aramubwira ati oya ntago ari njyewe. Ahita amusubiza yihuse amubwira ati ni kubw'umuhungu wanjye Judas. Ubwo ngubwo ikigaragara cyo uyu musaza ashobora kuba yarashaka yuko uyu mukobwa ashyingiranwa n'umuhungu w'iwe. Ubwo yahise amubwira ati muri aka kanya umuhungu wanjye ari hanze y'igihugu kubw'impamvu za business. Ubwo papa wa Rusi yakomeje kwibaza mariage, ntabwo nzi impamvu nyine uri hano nyine kubw'ibi bintu nyine bitumvikana. Ubwo ikigaragara cyo papa wa Rusi ikintu yibazaga ni ukuntu ko uyu musaza yari aje ahangaha ari kubaza uburyo ki yaba yashakana n'umukobwa we ariko batazanye. Ubwo wa musaza yahise avuga ati impamvu ni uko umuhungu wanjye ni umugabo nyine ukunda kuba uri bize nyine, ntabwo akunze kuba nyine aboneka, akunze kuba ahugiye mu mirimo. Ubwo yakomeje kumubwira ati umuhungu wanjye yaransabye nzamushakire nyine umukobwa nyine bashobora kuba nyine babana nyine nk'umugore. Ubwo ikigaragara cyo umuhungu ntabwo nyine yajyaga ubona umwanya wo kuba yajya mu bintu nyine byo gutereta. Ubwo yakomeje kubabwira ati nakoze ibishoboka byose ndimo ndamushakira umugore, ariko nta mugore n'umwe nigeze mubonera kugeza ubwo nyine ngeze kuri Rusi ahangaha. Ubwo ikigaragara cyo ni uko nyine uwo musaza yari yamaze nyine gushimira umuhungu wiwe nyine Rusi. Ubwo Rusi akibyumva yahise amubwira ati njyewe. Ubwo wa musaza yahise amubwira ati yego, wowe uri umugore w'umuhungu wanjye muri kano kanya, namwifuriza nyine kuba yabana nawe. Ni ukuri ndakwinginze bizanezeza nuramuka nyine uwemeye cyangwa se wakiriye nyine kuba wabana n'umuhungu wanjye. Ubwo papa wa Rusi yahise ababwira ati ntabwo ntekereza nimba icyo gitekerezo ndi bugikunde. Ubwo papa wa Rusi yakomeje kuvuga ati umuhungu wawe ntago azi umukobwa wanjye. Ubwo arangije amubaza ese nimba bataziranye ese byagenda gute umuhungu wawe aramutse abyanze? Ubwo ikigaragara cyo papa wa Rusi yari afite impungenge z'uko nyine uwo musore ashobora kwanga umukobwa wiwe. Ubwo wa musaza yamubwira ati nyizera umuhungu wanjye w'ubwiwe niwe wampaye inshingano nyine zo kuba namushakira umugore. Arangije arabwira ati ngewe nzita ku bintu bijyanye na mariage nindangiza mbitunganya byose. Ubwo umusaza arangije aravuga ati nzakina role nyine cyangwa nzakina pati, igice nyine cy'umuhungu wanjye nzaba mpamubereye. Arangije asubiramo ati buri umwe hano mu cyaro yizera yuko nyine ufite nyine amahirwe make cyangwa se uri nk'umuteramwaka nyine utabona mariage, sibyo? Ubwo yabazaga Rusi. Ubwo arangije abwira Rusi amubwira ati bemeze yuko ibyo bibeshya nyine basa nkaho nyine bibeshye bitari ukuri. Ubwo yakomeje kubwira Rusi amubwira ati inshuti yanjye reka tubemeze yuko ibyo bibeshye nyine atari ukuri. Ubwo Rusi yabitekerejeho ntabwo nzi nimba yarabyemeye. Ubwo umunsi ukurikiyeho turabona umuzamu asa nkaho arimo arakingura. Ubwo umunsi ukurikiyeho turabona wa muzamu twatangiriyeho, bisa nkaho tubona kuri uru ruhande turabona wa musore twatangiranye aza gukingura igipangu. Turabona hari imodoka iri kwinjira, dusa nkaho uyu musore ameze nkaho ari umukozi wo muri runo rugo. Ubwo akimara gukingura iyi modoka yarinjiye, arangije ahita akinga igipangu. Ubwo ya modoka yari yinjiye turabona hasohotsemo umwana w'umukobwa, tubona n'umugabo avamo
wa musore wo muri iki gipangu turabona asa nkaho ari umusore ukunda gusa cyane, ari gutera udupompaje, atera udusiporo. Ubwo wa mugabo yaramubajije umeze ute, ubwo mu cyubahiro cyici yahise asuhuza wa mukobwa waruzanye na wa mugabo. Ubwo wa mukobwa yahise yitanguranwa ahita amubwira ati amazina yanjye nitwa Lucy. Ubwo wa mugabo waruzanye n'umukobwa turabona asa nkaho ari umugabo ugira urugwiro, ari guseka yifitiye ibyishimo byinshi cyane. Ubwo wa mugabo adatinzemo yahise abwira umukozi wo mu rugo, ahita amubwira ati uyu ni umugore wa Julius. Arangije aramubwira ati ni umugore wa nyiri ino nzu. Ubwo wa musore mu byubahiro byinshi yahise amusuhuza yiruka amubwira ati urakaza neza. Ubwo wa musore yashatse kumutwaza ibikapu, wa mukobwa asa nkaho bigaragara nyine ni umukobwa yari avuye mu cyaro, murabizi aho yari avuye. Arangije ahita avuga ati oya nditwaza ibikapu ntabwo uri bubintwaze. Baratwereka umukobwa rwose yari atunguwe n'ahantu yari ageze n'ubuturage bwinshi bw'ubunyacyaro, atangira kwitegereza inzu yabonaga muri make ari hoteli bamuzanyemo. Wa mugabo nawe akomeza kumubwira ati vuba tugende, ubona mugabo nta n'ikintu bimutwaye. Ubwo binjiye mu nzu, arangije aramubwira ati urakaza neza hano urisanga. Kuri uru ruhande turabona wa mukobwa akimara kugera mu nzu babahaye amafunguro. Turabona wa mukobwa nanone twabonye usa nkaho ari umukozi wo mu rugo, arimo arakira wa mukobwa, arimo kumuha ibiryo. Mumwibuke wa mukobwa twabonye asa nkaho arimo ararwana n'uyu mukobwa. Ntabwo nzi ngo ni gute baje kurwana kandi kubona yari umuntu wo muri uru rugo nyine uyu mukobwa yisanzemo. Ubwo wa mugabo wazanye n'umukobwa uyu mukozi wo mu rugo akimara kubasiriva, wa mupapa yahise ambwira ati ushobora kugenda ubu ngubu nta kibazo. Ubwo yabwiye wa mukobwa Lucy, aramubwira ati ushobora kurya. Ubwo Lucy mu gusetsa kwe cyane na bwa buturage bwo mu cyaro, arangije aramubwira ati Chief nyakubahwa, ibiryo ni byinshi cyane, ntabwo nzi n'ahantu ho ndi bubihere kubera ko ni byinshi. Ubwo wa musaza yaramubwiye ati utangire aho ushaka nta kibazo, hano ni mu rugo. Ubwo Lucy yaramubwiye ati nshobora kwisanzura nta kibazo. Ubwo nimba ariko ubishaka ndisanzura nta kibazo. Ubwo wa mupapa amubwira ati uryoherwe kandi nta kibazo. Ubwo Lucy yakomeje kugarukamo avuga ati nyakubahwa, ibi biryo ni byinshi cyane. Ubwo wa mupapa yahise amubwira ati ndakwinginze uhagarike nyine kunyita Chief. Arangije aramubwira ati kuva ubu ngubu unyite papa. Arangije aramubwira ati ni uko nguko nyine abana banjye nabo banyita. Ubwo Lucy yarongeye aracikwa, arangije aravuga ati yego Chief. Arangije ahita yisubiraho ati okay Chief Dad. Ubwo Lucy yaramubajije nyakubahwa wavuze ati mfite kurya? Ubwo wa mupapa aramubwira ati ryoherwa wowe gusa nta kibazo. Ubwo yaramubwiye ati ahangaha niko turya nyine gutya kubibona ni kangaha bihora. Ubwo Lucy na bwa bunyacyaro yagumye yisekera we areba ibintu by'ahangaha nyine byari byamutangaje cyane. Ubwo Lucy yaravuze ati nyakubahwa, turavuga ati ntabwo ngiye menyereye kurisha nyine ibi biyiko, ngiyewe ngiye kurisha intoki zanjye. Ubwo yaramusubije aramubwira ati oya nta kibazo, uko ubishaka nta kibazo. Ubwo Lucy yatangiye gufata inkoko atangira kuyivovora, atangira kurya. kuko ntawe undebera abana abakobwa bo mu cyaro, asa abakobwa bo mu cyaro bose ni gutya barya. Gusa nyine uyu nguyu Lucy yari umukobwa nyine ushimishije cyane, namwe murabibona ukuntu ko arya byishimo byinshi. Nyine ubuzima yari bwiyisanzemo yabonaga asa nkaho ari ubuzima bushyashya nyine atari amenyereye, kandi nawe urabizi nyine ubuzima ugezemo nta ibi ngibi wabikora uramutse uri nk'umuntu uvuye nk'Icyangugu ukisanga uri i Kigali nyine muri ubu buzima umeze gutya, nawe wakisanga umeze nka Lucy. Mbwire muri comment nyine nawe uko wakumva nyine wisanga nyine umeze. Ubwo Lucy yatangiye gukurura amasahane, nteye ubwoba nuko ndi bwisange nyine na ya sahane ya wa mupapa yo nawe yayitwaye amasahane yose, atangira kuyakurura yiyegereza. Wa mupapa aramwitegereza aramureba ariko arituriza, agumya nyine amureba nk'utamubonye. Undebere nawe kuntu buri kimwe cyose ari gukurura nyine ayishyira nimba ari bubirya akabimara ntabwo mbizi. Gusa Yesu no mugabo agira umutima mwiza, nta n'ikintu cyo byari bimutwaye. Lucy yatangiye gukurura aka n'aka ngaka yumva kuri buri kamwe yatesitingaho yumva ukuntu ko kameze. Buri kintu cyose yumvaga ashaka kukirya, yari afite apeti nyinshi cyane.
barakwereka kuri uruhande nyine hanze kuri ya nzu turabona wa mukozi hari undi muntu akingurira winjiye hari imodoka twabonaga iri kwinjira mu gipangu tutazi ngo ninde uyirimo, gusa ibyo byose ni umuntu w'ahangaha nawe ko bitewe n'uko uyu mukozi wo mu rugo nyine nimba ari umushyitsi nimba ari umuntu w'ahangaha ntabwo tubizi, reka dukurikire turebe uko bimeze. Turabona umusore yambaye ishati y'iroza n'ipantaro y'iroza ariko turabona aza muri iki gipangu nk'umuntu usanzwe uhamenyereye kuko nyine ameze nk'umuntu nyine uri kwisanzura nk'umuntu usanzwe uhazi. Ubwo yasuhuje wa mukozi wo mu rugo arangije aramubwira ati hari hashize igihe kinini nyine tutabonana. Ubwo wa mukozi wo mu rugo yahise afata igikapu ivarisi yari azanye ayimukura mu modoka agenda ayikurura. Umukozi wo mu rugo nawe mbona nyine yarashimishije cyane pe. Kuri uru ruhande turabona wa mukobwa Rusi yicaye hasi arimo ararya arimo kureba televiziyo nyine nawe urabizi nyine umuntu ureba ibintu nyine atari asanzwe amenyereye uko yitwaraga nyine muri make Rusi yari umuntu ushimishije. Kuri uru ruhande akirimo kureba ari no kurya turabona wa musore wari uvuye hanze akiyinjira mu nzu akigera muri salo asanga Rusi yicaye hasi arimo ararya arimo arareba televiziyo. Ubwo wa musore agikubita amaso Rusi yaramwitegereje cyane bisa nkaho nyine bitamushimisha ukuntu bitewe n'imyitwarire nyine yabonaga Rusi yari afite. Ubwo akibona Rusi bararebanye arangije ahita amubaza ni iki kijya mbere ahangaha. Ubwo ngubwo wa musore yahise amubaza ati ninde urimo gusekera. Arangije amubaza urinde, arangije amubaza kubera icyo uri kurira aho ngaho ni ukubera iki, ni ikihe kibazo ufite. Ubwo wa musore arakomeza aramubaza ndimo ndavugana nawe umeze neza ufite ikibazo mu mutwe. Ubwo Rusi akibyumva yarikanze arashiduka, ni wa mukobwa nyine nta stress yajya yitera nyine. Ubwo yashidukiye hejuru yumva umuntu uri kumubwira gutyo nyine biramucanga cyane. Ubwo wa musore yamubwiye ati navuze ati haguruka ugende uva ahangaha. Ubwo wa musore akomeza kwitonganya avuga ati igikobwa kitagira ubwenge kiri aho ngo kirya kimeze nk'icyana hasi, wowe uri umwana. Ubwo disi Rusi n'umutima wiwe arangije aramubwira ati umbabarire. Ubwo Rusi mu bwitonzi bwiwe yaramubajije se urinde ubundi wowe uri kumbwira gutya. Ubwo wa musore yamubaje uri kumbaza uwo ndi. Ubwo Rusi aramubwira ati yego urinde. Ubwo wa musore aramubwira ati urabizi neza ibyo uri gukorera ahangaha uzi n'uwo uri kubwira. Ubwo wa musore yakomeje kwitonganya aravuga ati hamagara uwari uhari. Wa mukozi wo amubwira ati ndakwinginze sohora uno mwanda muri ino nzu. Ubwo Rusi akibyumva yarikanze mbere yuko baza kumutora nyine ubona nyine abuze amahoro. Ubwo Rusi disi yavuye muri salo yirukanka asohoka nyine muri salo y'abandi agenda n'ubwoba bwinshi, ntabwo uno muntu nyine wari uje muri runo rugo nyine yari amumenyereye. Ubwo wa mukozi wamukinguriye yaje yirukanka aramubwira ati reba nk'umuntu wibuze utazi udafite ibitekerezo arifata akambaza ngo ndinde mu nzu yanjye. Ubwo ikiriho nyine uyu musore ashobora kuba ari we wa wundi wa mwana wa mupapa. Ubwo uyu musore yatangiye kwitotomba aravuga ati ndabizi ibi ngibi byose ubwo ni papa wabikoze, ndabizi papa akora ibintu by'ubugoryi igihe cyose. Iki gisazi kirifata kikicara ahangaha kiri kurya ariko rya nk'ingurube hano muri salo yanjye. Ubwo Rusi disi nta stress ajya yitera turamubona yahise yizira hano mu gikoni akomeza kwirira nta nubwo yigeze abitindaho disi. Ubwo turabona wa mukozi wo mu rugo umwe wamwakiriye yinjiye asanze ari kurira amureba nawe areba ibyo ari gukora nyine bisa nkaho nyine nawe byamuca. Ubwo yakomanze ku meza arangije aramubwira ati yewe. Ubwo yaramubwiye ati ndakeka urimo kuryoherwa n'ibyo uri kurya kuko ndimo ndabibona. Ubwo Rusi aramubwiye ati yego ndimo ndaryoherwa nk'uko ubivuze. Ubwo yaramubwiye ati nyakubahwa yavuze ati ugomba kuguma mu cyumba cyawe ukamutegereza kugeza ageze ahangaha. Ubwo disi wa mukozi wo mu rugo mu cyubahiro cyinshi arangije aramubwira ati yego mama. Ubwo yaramubajije se ni iki papa yabonye hanze, nyine yabashije kuba yabona hanze. Ubwo wa mukozi wo mu rugo yahise nyine amubaza ese ntabwo muzi. Ubwo nyine yari ari kumubaza nyine wa musore niwe disi ari kwita papa. Ubwo Rusi yaravuze ati ntabwo muzi ariko icyo nabonye cyo ni mwiza cyane, umugabo mwiza cyane. Nk'ubu ngandebera nk'igihe yari ari kunsakuriza njyewe nta nubwo niniteye ku byo yari ari kuvuga njye nari ndimo ndamwirebera gusa. Ubwo Rusi aramubwira ati ariko byancanze. Ubwo ngubwo wa mukozi wo mu rugo arangije aramubwira ati nanone ni byiza ariko ugume mu cyumba cyawe ubanze utegereze nyakubahwa abanza agera ahangaha ntiwongere nyine
gusirikira ahangaha ugume mu cyumba cyawe. Ubwo Rusi arabitekerezaho arangije aramubwira ati nta kibazo, ikindi nibagiwe kukubwira ukoresha iriya dushe yindi mu gihe nyine uri ukeneye nyine kuba wakaraba. Ubwo Rusi yariyumviriye byose aravuga ati nta kibazo. Ubwo Rusi akigenda yasaga nkaho nyine yari yibagiwe bya biryo byiwe, ahita agaruka yirukanka ahita aza kubifata. Wa mukozi wo mu rugo nawe arabireba arisekera. Kuri uru ruhande nanone turabona wa mupapa wazanye wa mukobwa ari kuganira na wa muhungu. Ikigaragara cyo uyu mupapa ni papa w'uno muhungu mubona wicaye ahangaha. Ubwo bari kuganira wa mukobwa Rusi nawe yahise yinjira. Ubwo wa musore akimukubita amaso yahise amera nk'umuntu nyine iseseme yishe, amureba ukuntu ibyo ari byo byose uno musore ntabwo yari yishimiye Rusi. Ubwo Rusi yaje yinjira arangije abwira wa mupapa aramubwira ati papa wakoze akazi keza. Ubwo wa mupapa yahise avuga ati ndakeka nari nabwiye umukozi wo mu rugo ko gushakire imyenda mishyashya yo kuba wakambara uri hano mu rugo. Ubwo wa musore aho yari ari yakomeje kubitekerezaho yibaza ibyo Isi ari kuvuga. Ikigaragara cyo noza Rusi yaramubwiye ati iyi ngiyi yo nari nambaye ndumva nyine ariyo nyine yari myiza, nyine ndumva ariyo nyine nishimiye kuri njyewe. Ubwo wa musore Rusi isa nk'ugiye kugenda yahise amubaza ati yewe ndakeka nari naguhaye warning kuri uno mugoroba. Arangije aramubaza ese ni iki ugikora ahangaha? Ikigaragara cyo ibyo byose uyu musore yirukanye n'umukobwa muri runo rugo. Arangije ababaza asamubwira ati papa ndabizi bino bintu byo ntabwo ndimo ndabyumva neza. Arongera abaza wa mukobwa ni iki ugikora ahangaha? Ibyo byose ntabwo yamushaka muri runo rugo. Ubwo Isi yahise amubaza uri kuvuga uwuhe? Ubwo arangije aramubwira ati uyu mukobwa ureba hano ubwo naje ahangaha naje mubona yicaye muri salo arimo ararya ameze nk'ingurube. Ubwo se yaramwitegereje. Ubwo akomeza kuvuga aravuga ati niki kijya mbere muri runo rugo? Arangije amubaza byari kugenda gute iyo mba naje muri runo rugo ndi nk'umushyitsi? Byabaye ngewe ariko iyo inza meze nk'umushyitsi byari kugenda bite? Ubwo Rusi yaramwitegereje arangije areba papa wiwe. Ubwo wa musore yatutse Rusi ararakara ahita amubaza uranuka ngewe? Ubwo Ise yaramubwiye ati ari ahangaha ariko ntago ari ibyo ngibyo byurimo kumwita. Julius arangije aramubaza ese nimba atari ibyo ngibyo ndi kumwita niki noneho? Arangije abaza Ise arangije aramubwira ati ibanga rihari nuko ari umugore. Umuhungu arangije aramureba arangije ahita amubwira ati ni umugore wawe. Ubwo ngubwo Rusi nawe aho yari ari arangije ndi umugore wawe. Ubwo wa musore twamenye yuko yitwa Julius arangije amaso arayakanura ibintu biramucanga asa nkaho nyine atunguwe cyane. Arangije ahita abwira Ise aramubwira ati papa iki ntabwo ari cyo gihe cy'imikino. Arangije aramubwira ati nyumva Julius, Rusi ni umukobwa mwiza cyane. Ubwo Julius yarisaje arangije ahita abwira Ise aramubwira ati ntabwo nitaye ku byo uri kuvuga byose, ntabwo mbyitayeho. Arangije Julius ariseza aravuga ati uyu ni umwanda ntabwo nitaye ku bintu byo uri kumbwira. Ubwo Rusi nawe yaratunguwe areba ukuntu uwo mugabo ari kwikaraga arangije nyine ubwoba buramwica. Ubwo Julius yarahagurutse aragenda. Ubwo Rusi asigara na papa Julius. Rusi arangije aratungurwa arangije arababara disi abwira papa wa Julius amubwira ati papa warambeshye urangije ubeshya na papa. Ni gute nzasubira mu cyaro bazi yuko nakoze mariage? Ni gute nzasubiraho papa? Ari kwibaza ku bimubayeho. Ubwo papa wa Julius arangije aramuhumuriza ariko Rusi ntabwo yashaka kubyumva. Kuri uruhande turabona Rusi ari mu cyumba cyiwe arimo kurira. Inkuru yari yakiriye nyine yasaga nkaho nyine imutunguye kandi yamubabaje cyane. Papa wa Julius arangije aramubwira ati Rusi ni njyewe kingura. Ubwo disi yarinjiye arangije aramuhumuriza. Rusi aramubwira ati urabizi buri kimwe cyose naciyemo, ni gute ibi ngibi wakemera yuko nabyo bigiye kumbaho? Arangije amwereka buryo ki ari buze kumvisha Julius ibintu akabisubiza ku murongo. Ubwo Rusi yaramwumvishe disi aratuza. Ubwo hashize iminsi mikeya turabona wa mukobwa usa nkaho twatangiranye nawe. Ubwo Rusi aho yari ari disi ajya kumva umuntu arimo kwitotombera hanze arangije agira ubwoba agumya kumviriza yumva umuntu uri kuza usakuza muri urwo rugo. Ubwo wa mukozi wo mu rugo arangije yaje yirukanka arangije aza n'ibyubahiro byinshi nyine aza kumuvugira. Arangije aramubaza wowe
urinde uza kumbwira ati ngabanye ijwi ryanjye mu nzu ya papa. Ubwo Rusi yarasetse arangije aramubwira ati wowe urinde? Arangije aramubwira ati icyo ufite kumenya njyewe ndi mushiki wa Julius. Ubwo Rusi n'ibitwenge byinshi arangije aramubwira ati ese. Ubwo Rusi arangije nta stress yiramuramuzi arangije aramubwira ati ni iki none urifuza yuko ngiye nerekeza hehe? Niyo ushaka kongera ni gute umbwira yuko ngiye mfite kuba nagushakira ahantu ho kujya? Iyo ntabwo ari business yanjye. Ubwo Rusi n'umutima wiwe yarangije yaraje yumva akomeje kuvuga ibintu byinshi ahita amwicara imbere yigira mu ntebe aramwihorera. Ubwo wa mukobwa yatangiye kubaza wa mukozi wo mu rugo amubwira ati uyu mukobwa uza wicara ameze nk'ingurube ari imbere yanjye ese yaba yuzura mu mutwe? Atangira kumubaza ese uri ikigoryi? Rusi aramureba arumirwa. Ubwo wa mukobwa yahise avugira hejuru amubwira ati nabivuze wasohoka mu nzu ya papa, uri igipfamatwi. Ubwo Rusi yahise amubwira ati nta hantu hamwe mfite kujya. Ubwo Rusi akomeza kumubaza ese ni ikihe kibazo ubundi ufite? Arangije Rusi mu ijwi rituje aramubwira ati ndi mu nzu y'umugabo wanjye. Ubwo yabwiye wa mukobwa yabwiye wa mukozi wo mu rugo arangije aramubwira ati musohore hanze. Uvuze ngo iki? Arangije aramubwira ati udatuma nongera kubisubiramo, navuze ati musohore hanze. Ubwo Rusi aho yasigaye yisekera ari kureba ibyo uwo mukobwa ari gukora, araseka arumirwa aratangara. Ubwo arangije asigara amutera ubwoba aramubwira ati ibyo ngiye gukora hari igihe uri bunyigingire kuba nakureka. Nangaha twatangiriye filime yacu ubwo umusekirite yinjiraga mu nzu tukabona abantu barimo bararwana nyine tutazi icyo bari gupfa. Ubwo wa musekirite agipanga kwegera Rusi wagira ngo yize karate, yize ibintu byo kurwana. Abakobwa bo mu cyaro buriya ntimukazajye mubisukira, baba bazi kurwana. Yagiye kumufata, akimufata Rusi baramukwebye ahita amujya hejuru ahita amusunikira mu ntebe. Ubwo abandi aho bari aho kugira bakize bagumye basakuza bavuza induru. Rusi nawe yagomeza kwirwanaho kubera yuko nyine nawe ntago yifuzaga nyine kuba yasohorwa mu nzu nk'imbwa kandi ahantu he yari yarahafitiye uburenganzira. Yamunigiye hasi aragumya aramuniga. Ubwo wa mukozi wo mu rugo abonye ibintu bikomeye yarasohotse ajya kuri telefoni, ntabwo tuzi ngo ninde yari agiye guhamagara. Turabona wa mukozi wo mu rugo w'umuhungu nk'uko twatangiye tubibona yirukanka asa nkaho agiye gutabaza nyine ibintu byacitse cyane. Ubwo disi wa mupapa yaraje ahuruye kuko ubwo ibyo ari byose n'umukobwa yari yamuhamagaye amubwira ko mu rugo hari ikitameze neza. Yaje amubaza amubwira ati niki cyabaye? Arangije aramubwira ati mbabare kuba naguhamagaye ariko muri runo rugo hari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo wa mupapa yaramubajije ati ni ikihe kibazo? Ubwo umukozi wo mu rugo yaramubwira ati urabyibonera ugezemo imbere. Ubwo wa musore nawe w'umukozi wo mu rugo yasigaye hanze nawe byamucanze kuko nyine byari byabereye mu nzu nubwo atarimo ariko nawe yumvaga ibiri kuberamo imbere. Tugarukemo imbere ho urugamba rwari rugikomeje. Rusi yari yazengereje abantu yaba akubise yaba araritse. Ubwo Rusi wa mukobwa yakomeje kujya amukubita inkweto ariko yatinye kumwegera cyangwa se ngo abe yabakiza. Rusi arangije arambwira ati urakomeza gukora ibi ngibi ndagukubita kino kirabyo mu mutwe. Turabona wa mukozi wo mu rugo w'umukobwa yari akinjira, ubwo yari azanywe na wa mupapa, aho mupapa azavuga ati niki cyabaye aha ngaha? Ubwo Rusi disi akimwumva yahise ava kuri wa musekirite, arangije ahita yifata neza. Arangije aramubwira ati papa baje bandwanira bashaka kunkubita bashaka kunsura aha ngaha, nari mfite kwirwanaho. Ubwo disi wa mupapa akimwumva yahise amwumva aratuza. Wa mukobwa akibibona arisaza nyine kubera yuko yabonye uburyo kiyumvishemo Rusi, ibintu biramubabaza cyane. Ubwo atangira kuvuga ati ino nyamaswa y'inkazi urimo kuyishyigikira nkandi. Ubwo wa mupapa bagumye gutunga Rusi n'uzuriza, arangije avuga ati umeze utubundi umeze neza? Ubwo wa mukobwa yagumye gusakuza aramubwira ati papa kubera iki ushyigikira ino nyamaswa? Ni ukubera iki? Umukobwa nta n'ikinyabupfura disi afite. Ubwo yahise amubwira se ninde uri kwita inyamaswa? Ubwo ikiriho nyine papa urugamba nyine ntago yari yishimiye ibyo bakoreye Rusi, ntabwo nubwo yigeze ashyigikira uyu mukobwa wiwe. Ubwo yasigaye abwira umukobwa amubwira ati niwongera guteza amahane aha ngaha polisi iraza gutware. Ubwo wa musekirite disi yarahagurutse, izosi rye bari barikebanyije
nahaguruka wa mukobwa aragumya aramureba kubera ko yari amaze kumutenguha. Ubwo aragumya arasakuza, wa mukobwa aravuga ati papa ibingibi ntago ari byiza, ni ukuri pe, ibi ntago ari byiza. Ubwo barakwereka wa musore yinjiye mu cyumba Rusi yari arimo, arangije abaza Rusi, aramubaza ati ni amafaranga angahe naguhereza kugira ngo uve muri uru rugo ugende. Ubwo Rusi yahise amubwira ati nta mubare n'umwe nyine ushobora kuba wampereza ngo mbe nava aha ngaha ngo ngende, ntabwo byashoboka. Ubwo Rusi akiri kuvuga, Julius yahise avuga ati miliyoni 10 z'amanayira. Ubwo Rusi akibyumva nk'umuntu wo mu cyaro utari wagakoze no kuri miliyoni imwe ya yibaza, ubwo nyine biramucanga, ariko Rusi nyine akomeza kubitekereza. Ubwo Julius yaramubwiye ati ubitekerezeho. Barakwereka Julius yicaye aho barira ategereje ifunguro rya mu gitondo kugira ngo abe yajya mu kazi. Turabona Rusi yinjira amuzanira ifunguro. Ubwo Julius akimubona ntabwo yabyishimiye, yabirebye nabi ukuntu. Ubwo Rusi akimubona yahise amubwira ati mugabo wanjye. Ubwo yaramubajije ati Inkechi ari hehe? Ubwo Inkechi ibyo ari byose ni wa mukozi wo mu rugo wundi w'umukobwa. Arangije aramubwira ati oya ntago ahari, namubwiye yuko ngomba kugutegurira nyine ifunguro rya mu gitondo nk'umugabo wanjye. Ubwo Julius yakomeje guhamagara Inkechi, Rusi arangije aramubaza ati Inkechi ni umugore wawe? Ubwo Rusi arangije aramubwira ati ndi hano vugana nanjye, njye mugore wawe. Ibi byose nabiteguye kugira ngo ubirye, please ndakwinginze birye. Ubwo Julius yarahagurutse n'umujinya mwinshi agenda atabiriye. Tugaruke kuri uru ruhande, turabona mushiki wa Julius aza ku kazi aho Julius akorera. Ubwo Julius yari yicaye ari kwiyumvira ibintu bisa nkaho nyine byamucanze. Ubwo mushiki wa Julius yari yicaye, ubwo Julius atangira kumubwira ati ndananiwe cyane, ndananiwe kuko uriya mukobwa aranzonze mu rugo, ntabwo mfite uburyo ki nahamukura. Ubwo mushiki we yaramubwiye ati ba wihanganye bizafata igihe ariko bigomba kuzakunda. Ubwo Julius yakomeje kumubwira, arangije aramubwira turabizi muri iki gitondo nabyutse nsa n'ugiye gufata amafunguro mu rugo, ndangije nsanga Rusi niwe unzaniye amafunguro yo kurya mu gitondo. Mu gihe nari ntegereje yuko umukozi usanzwe uduseriva mu rugo, Rusi niwe wari wateguye amafunguro. Ubwo Julius yakomeje kuvuga ariko aravuga ati birasekeje cyane, biratangaje. Ubwo Julius yakomeje kuvuga, aravuga ati mu by'ukuri umugore yari yanyubashye ariko ntago ari uriya mugore nifuza yuko yanyubaha, nta cyubahiro cy'uriya mugore nyine. Ubwo yakomeje kuvuga, aravuga ati mu by'ukuri ntabwo nzi uburyo cy'uno mugore nisanze nyine yanzuye mu buzima, papa yari amemukiye cyane. Ubwo mushiki we yakomeje kumureba, arangije aravuga ati biragaragara ndabona byagutesheje umutwe cyane. Ubwo mushiki we yaratekereje ariyumvira, arangije aramubwira ati muvandi ndakeka mfite igitekerezo. Ubwo Julius yaramurebye, arangije aramubaza, ambwira kubera yuko ubu ngubu nta bitekerezo ngewe nsigaranye. Aramubwira ati igihe cyose uhora wowe ufite ibitekerezo bizima. Mushiki we arangije aramubwira ati urabizi nahoze ndimo ndasoma igitabo nyine kirimo strategy, igitabo kirimo uburyo bw'umuntu ashobora kuba yababaza undi mu buryo bworoshye, ukaba wabana n'umuntu umuryarya umwereka yuko muri kumwe ariko hari ikindi kintu cyugamije. Ubwo arangije aramubwira ati ni ubuhe buryo uri kuvuga? Arangije ahita amwaka ikaramu, amubwira ati mpereza ikaramu, mpereze n'urupapuro nkukorere lisite. Amubwira ati mpereza n'urupapuro. Ubwo yatangiye kumukorera lisite, ntabwo nzi ngo lisite ari gukora ni ibiki ari kuyishyiraho. Ubwo yasoje ibyo yandikaga, arangije ahereza musaza we urupapuro ruriho lisite y'ibintu yanditse. Ubwo Julius yarebye lisite ibyo yari ashyizeho, arangije arumirwa. Arangije aramubaza ibingibi washyize ahangaha bisobanuye iki? Nari nakwiziye naketse yuko ufite ibitekerezo bizima, ibingibi by'umpaye, ibi bintu by'umwanda bisobanuye iki ibingibi umpaye? Ubwo ngubwo Julius yararakaye, arangije umukobwa aramusubiza ibyo ngibyo ureba aho ngaho urabona ntacyo bisobanuye, ariko ndagusobanurira urageraho usobanukirwa icyo bivuze. Ubwo Julius yarabyanze, aravuga ati ntabwo ngende bubikore,
umukobwa akomeza kumuhatiriza amubwira ati birakora. Ubwo Julius yarabihakanye aravuga ati ntago nabikora. Ntumbaze ngo ni ibiki yari yamwandikiyeho, gusa reka turebe turasobanukirwa ibyo ari byo. Ubwo barakwereka kuri uru ruhande Lucy yari ari kumwe na wa mupapa barimo barasangira bari ku meza, bari gusangira ariko barimo baraganira bigaragara yuko nyine bishimye cyane. Ubwo Lucy yatangiye kubwira wa mupapa aramubwira ati ibiryo turi kurya ni ibiryo nkunda cyane. Turabona Julius ahita yinjira aho barimo bararira, arangije yinjira asuhuza papa wiwe ndetse anasuhuza na Lucy. Arangije mu bintu bitangaje cyane tujya kubona Julius asomye Lucy ku gahanga. Ubwo Lucy yaratangaye. Ubwo Julius atangira kuvuga ati papa natangiye kubibona, ntabwo nzi ngo ni ibiki yavuga, nyine yari yatangiye kubona. Gusa ikigaragara cyo Julius kuri ino shuri ho aje yabaye umuntu mushyashya. Arangije aravuga ati papa ibyo yankoreye yari afite inzira nzima nyine yanyifuriza, gusibye ko ntashaka kumwumva. Ubwo Julius hari akantu yari yazanye amubwira ati ibyo ari byo byose ni nk'Imana yari yazaniye Noza Lucy. Arangije aramubwira ati iyi ngiyi ni iyawe. Ubwo Lucy yarumiwe, arangije aramubwira ati ibyo uvuga uravugisha ukuri? Ubwo Julius aramubwira ati yego. Ubwo Lucy yarahindukiye areba wa mupapa, arangije yereka wa mupapa nawe aratangara. Ntabwo tuzi ngo ni iki yari yamuzaniye muri karaga ka envelope. Ubwo Lucy yarashimye aravuga ati urakoze mugabo mwiza. Ubwo na papa wa Julius aravuze ati ni ukuri ibi bintu birantunguye cyane. Ubwo Julius ntabwo ajya aripfana, yahise avuga ati reka ntitubeshye, Lucy ni umugore mwiza. Ntabwo nzi impamvu Julius ari gukora ibi byose. Ubwo akimara kuvuga gutyo Lucy yatangiye gukora twa dukino two mu cyaro, ari kugenda asama utuntu, ntabwo nzi ngo ni uduki yasamaga. Ibyo byose wagira ngo ni agasimba yari ari gusama kari kugenda hejuru yabo. Gusa ikiriho ngewe ndabona amaso ya Julius ahisha ibintu byinshi, njye ntabwo ndamwizera. Ubwo Julius yatangiye kuvuga ati agiye kugenda. Ataragenda Lucy ntabwo ajya yiburira, yahise afata inyama. Arangije aravuga ati witonze. Arangije disi Lucy aramutamika. Ubwo papa wiwe aramubwira ati banza utware ibyo bintu nurangiza uze dusangire. Ubwo Julius yarazamutse, arangije aramubwira ati reka ngende ndaje ndagaruka nsangire namwe. Ubwo kuri uru ruhande baratwereka Julius na Lucy bageze mu gitanda. Arangije Lucy atangira kuvuga ndagushimira cyane kuba wemeye kuba waba umugabo wanjye. Ubwo Lucy murabizi akunda kuvuga cyane, arangije aravuga ati buri kintu cyose wifuza nzajya nkigukorera, nimba ushaka ko nkutekera nzajya nkutekera. Arangije aramubwira ati nimba ushaka yuko nkukora massage ku mubiri wawe nzajya mbigukorera. Ubwo arangije aramubwira ati nimba nakenera yuko nkoza nzajya nkoza, menye neza yuko umubiri wawe uzajya uhora umeze neza. Ubwo yamubwiraga ibyo ngibyo Julius yumiwe nyine ari kumva ibyo amubwira. Gusa ikiriho Julius ndabona asa nkaho atishimiye nyine ibiri kujya mbere, nubwo hari icyo twabonye cyahindutse, ariko njye ntabwo mushira amakenga. Ubwo Lucy akomeje kuvuga amagambo menshi, Julius arangije nabyumvishe. Ubwo Julius nawe ntiyaripfanye, arangije nyuma yaho arangije aramubwira ibyo wambwiye byose nabyumvishe, ariko njye icyo nifuza nyine ndashaka yuko umbera nyine umugore nyine ubihe byose nyine w'ibyishimo. Ubwo disi Lucy aramubwira ati njye nzatuma wishima. Tugarutse kuri uru ruhande turabona disi Julius yari yatwaye Lucy mushopingira. Turabona bari ahantu nyine muri shopping y'imyenda. Ubwo Lucy yambaraga umwenda yereka Julius buryo ki yaberewe, amwereka yihindukiza. Ubwo barakwereka umugabo wari uri muri iyo shop, nawe yasaga nkaho arimo arareba Noza Lucy, ariko tukabona ari ikigabo gisa nkaho ari igihehesi. Ibyo byose cyari cyakunze Lucy, cyari cyarobye. Ubwo disi ikigaragara cyo Julius afite umugore mwiza abandi bakunda, ahubwo nuko we atabizi. Ubwo ikigabo cyakomeje kumwitegereza, tukabona nyine kirimo kirasa nkaho nyine kigiye kumira amazi, cyahozeho gicira n'ayo kimira. Ubwo barakwereka wa mugabo yakomeje kwitegereza Lucy, ariko na Julius nawe agumye kumureba. Ubwo Julius yarahindukiye, arangije areba cya kigabo ukuntu kiri kwitegereza umugore wiwe,
arangije arakireba ariko ntiyagira ikintu cyo akibwira. Ubwo Rusi nawe yakomeje kwegera imbere, arimo aragenda areba imyenda ajya kwambara ahindura. Ubwo cya kigabo nacyo ntabwo cyamukuragaho amaso, ibyo ari byose cyari cyakunze Rusi byatari. Ubwo Julius nawe yakomeje kwitegereza cya kigabo ariko ukabona yuko nyine yamaze kukivumbura. Ubwo cya kigabo kigihindukira kikibona Julius, kibona yuko nyine yari arimo kukireba, kirikanga gihita kijijisha. Ubwo disi Julius yaragumye arakireba, arangije arituriza aracyihorera. Julius arangije nyine asekeramo imbere, cya kigabo gihita gifata agapapuro kijya ku meza kirijijisha. Ubwo muri make cyamwerekaga yuko nyine nta kintu cyabonye. Ku ruhande barakwereka Rusi na Julius basohotse bavuye muri ya shopu, baganaga nyine ku modoka, basa nkaho nyine bagiye ku modoka yabo bagiye gusubira mu rugo. Ubwo disi Rusi yahise amwaka bya bikapu, ahakeya nk'umugabo nyine amubwira ati zana mufashe mbigutwariye muri butu tugende. Ubwo disi Rusi yaragiye akingura butu, arangije ashyiramo bya bikapu, arangije arongera arayikinga. Ubwo Julius nawe yakinguye imodoka, arangije yinjiramo ategereza ko Rusi nawe ari buza kwinjira bakagenda. Baratwereka wa mugabo wari uri muri shopu, ibyo byose ntabwo tuzi ngo ni iki kimuzanye, ariko ibyo byose nawe ameze nk'umuntu wari uri muri iriya shopu. Baramutwereka arimo kuza, barangije ahita asifura Rusi, aramubwira ati yewe. Ubwo Rusi nawe mu byubahiro nyine nk'umukobwa watojwe kubaha, yaramwikirije, arangije amubwira ati umeze ute? Ubwo arangije amubwira ati meze neza. Ubwo wa mugabo twabonaga yahise abwira Rusi amazina yanjye nitwa Emmanuel. Ubwo Rusi nawe yahise amusubiza amubwira ati nanjye nitwa Rusi. Ubwo arangije amubwira ati nakubonye mo imbere muri shop. Amubwira ati uri mwiza cyane nagukunze. Ubwo Rusi arangije nawe aramusubiza amubwira ati urakoze cyane. Ubwo arangije amubwira ati ntabwo mbizi nimba nshobora kuba nyine hari igihe cyiza nyine nshobora kuba nahura nawe tukaba twagana. Ubwo wa mugabo adatindijemo arangije amubwira ati se nshobora kuba nabona nimero yawe. Ubwo akibivuga gutyo Julius yari ari mu modoka nawe yahise akingura ikirahure. Ubwo Rusi yariyumviriye atangira kugira ubwoba, nyine ubona asa nkaho ari ikintu ashaka kubwira uriya mugabo, arangije ariyumvira ariko arabyo. Ubwo Julius yahise amubwira ati vuba tugende. Disi Julius nta n'amahane menshi buriya nagira disi, nkuba ari nk'iwawe ubonye umugore wahagararanye n'umugabo ntiwahita umutwika. Ubwo kigabo cyabonye yuko nyine ari kumwe n'undi mugabo, nyine gihita kigiramo ubwoba, ariko ubwo nyine cya kigabo cyahise kijijisha, kirangije gihita gihereza Rusi mu ibanga rikomeye cyane, gihita kimuhereza business card. Ubwo Rusi yarakirebye ntiyabyitaho, arangije arayitwara. Ubwo akigera mu modoka Julius yakomeje areba cya kigabo, arangije ahita abona ya business card Rusi yari yinjiranye, arangije ahita amubaza iki ni igiki. Ubwo Julius n'umujinya mwinshi yahise ya business card ayijugunya hanze, bahita batsa imodoka barajya. Ubwo cya kigabo nacyo cyinjiye mu modoka, kirangije nacyo kiratsimbura kiragenda. Arakwereka Rusi kuri ruhande arimo aragendana na Julius, bari kugenda bikinira bakina, agenda Rusi agenda akinira kuri Julius, ariko Julius ibintu bye yabonaga Rusi yabaga yikozaho, ibyo byamucanze kubera yuko bisa nkaho Julius nubwo yari ari kumwe na Rusi nyine yari ataramwiyumvamo neza. Ubusazi nyine Rusi yari afite, Julius nyine yabonaga busa nkaho burimo buramubangamira cyane. Barakwereka Rusi, ikigaragara cyo bamaze kuva kuri ya shop, Julius arangije amutwara ahantu ajya kumugurira icyo kunywa, amugurira n'icyo kurya. Barakwereka aho bari hari undi mugore wari uhicaye, ntabwo tuzi ngo yari arimo kuhamara. Ubwo Julius yaramubaje ibiryo wabikunze? Ubwo Rusi nawe aramubaza yego ibiryo ni byiza cyane. Ubwo disi Rusi yari ari kurya, agerageza kurisha ibiyiko byari biri aho ngaho, biramucanga nyine, ariko aragumya aragerageza. Ikigaragara cyo Rusi yakundaga kurya cyane, ibiyiko bimaze kumucanga yahise abishyira hasi, arangije Rusi ahita atangira kurisha intoki. Ubwo Julius areba ibyo Rusi ari gukora, arangije arumirwa amubaza ati ibyo ngibyo ni ibiki uri gukora? Ubwo Rusi arangije aramusubiza ndimo ndagerageza kurya. Arangije aramubwira ati wareka kurisha intoki warangiza ukarisha ibyo baguteguriye. Ubwo Rusi arangije aramubwira ati njye ntabwo nshaka kurya ibiryo mbirishije icyuma. Ubwo nyine ni bya byuma nyine barya, nyine bari nko gukatisha nyine inyama, n'ibyo yari avuze.
ubwo Julius yakomeje kumubwira ati ibyo bintu bireke, ariko Rusi arangije arabyanga. ubwo wa mumama wari wicaye aho ngaho situzi ngo ni iki yari ari gukora aho ngo yarahindukiye arangije arabitegereza. ubwo nabo baramurebye ariko barangije baratungurwa. Julius arangije aravuga ati uriya ari gukora iki hano? Ibyo byose Julius nyine ntabwo ajya yihishira, ntabwo yari yakunze n'umuntu wari ubicaye imbere. ubwo Julius byaranze kwihagararaho biranga, arangije uriya mugore asa nkaho nyine yari ameze nk'umuntu umuteye iseseme, arangije abwira Rusi wari ubizi? Arangije ahita abwira Rusi reka tugende ahantu ndumva wapi. ubwo Rusi akibyumva gutya ngo ati oya turajya hehe? amubwira ati reka mbanze nsoze ibiryo byanjye. ubwo Julius yanyweye icyo kunywa cyari gihari, arangije amubwira ati ibi ngibi birahagije reka tugende. ubwo Rusi yanze kumwumva, arakomeza aririra dore yuko yari afite apeti nyinshi cyane. akomeza kubwira Rusi Julius arangije amubwira ati reka tugende. ubwo Julius yarahagurutse, ariko wa mugore akomeza kubitegereza cyane. ubwo agihaguruka Rusi aho kugira ngo ahaguruke yatangiye nyine we gusa nkaho nyine ari gutora inyama nyine kugira nimba yagira ngo azitwaze. ubwo ngubwo Julius yahise amubaza ibi ngibi ni ibiki uri gukora? ubwo wa mugore wari wicaye ngo nawe yakuyemo telefone, arangije atangira gukamera, ariko ntabwo bamurebaga, ntabwo nzi ngo yari ari gukamera ibyo gukoresha iki. ubwo Rusi we yakomeje kwifatira disi inyama, arangije avuga ati ntabwo nshobora kuba nabisiga aha ngaha. ubwo na wa mama nawe yari akomeje nyine gufata amashusho. ubwo disi Rusi yaramubwiye ati tugende ntabwo nabisiga aha ngaha. arangije yateruye inyama ebyiri. ntuzacikwe igice cya kabiri kubera yuko nicyo kizasoza ino filimi yacu. nshimire buri umwe wese wabanye nanjye akaba yabashije kureba ino filimi kugeza aha ngaha.